ngira murabona indege afite twayise umuvure tutaramenya ibyo ari byo ariko ngo ni skateboard. Okay, ngira ngo umunsi ni gahunda ya Kigali ikeye ka free day, ariko tunabibutsa ko ubu ureba iki kiganiro kikarangira ubuteye inkunga Rwanda Bullet Skaters Club. Ubundi gahunda no kuzabereka n'indi migi cyane ko Rwanda rwose rurakeye. Ubu rero nta mpamvu yo kubatindira. Let's go. Narababwiye dore ubu ngubu ni Kigali ikeye, noneho sindi ubakire nanjye nkavuganira kambatunge drone yanjye flying machine tubundi kariya kauna kanjye. Hano hari undi w'icyotara we wavuye i Burayi, ubwo kandi ntabwo nababeshya ndagendana n'abari imbere, ubwo usigara inyuma wese uwanjye. noneho ngira ngo murabona abajene, ntabwo ibi bintu bisanzwe. Shaka witonda utiyahura ibi bintu ntabwo ari ibyawe. Urugamba ntabwo ari urwawe. Drone yanjye ahita amereka inyuma, ahita amereka inyuma. Drone yanjye ahita amereka imana, drone imereka ku mana. Hano hari abajene ntabwo basanzwe, kandi nanjye nkomeza mbabwira ngo ndajyana n'uri imbere. Ubu nongera bose murabona hera amazi bakanje wereka fly machine abajene none imihanda bayirayemo. Uyu w'Iburayi we kumufata ntabwo biba byoroshye, aragira ati ni speed skating move.